Kanyo wambabariye wagiye mu mihango irakurya warwaye asenge Kanyombya reka dusenga Imana dushikiye muri iki kiganiro gusenga se nuko usengera iduhe n'amagambo y'ubwenge yo kuvuga muri iki kiganiro winera inyota babandi batajya bemezwa n'ijambo ndasenze kugira ngo Imana ibemereze muri iki kiganiro izina rya Yesu Kristo iyi mitima y'inangiye ndayisengeye kandi njye nabyo nshaka ngiye basengera akantu n'abagabo n'ibiki ahubwo bagusengera ureka abagabo bafatanye na bangahe hari umuhungu wawe wabonye nabonye muri umuhungu wawe se wenda ni na musaza wanjye wadusanze mu nzu ari njye nawe musambanye nyine ngo nsambanya sasa ndebe nsambanya ndebe nakubwiye ko bansengeye nabiretse oya nyereka ukuntu ntago nibuka uko basambana nyereka ukuntu wasambanaga winye nabyibagiye kandi bansengeye ubwo basengere imirimo twakoze nitutagwisari nukuri Imana izaduhemba ahubwo ngumbuye muri boîte wanjye imirimo twakoze nitutagwisari nukuri Imana mu izina rya Yesu anyemera se none se ko ari umusaza njye ndi mutoya ubuto bwawe butuma vise buri he none se subona kunduta ariko nibyo koko ufite akarenge kaneta na santimetero 2 Mwongera gusomana iki kiganiro cyanje ndahita nihagururira kirambasige mu kiganiro sinzi guhanga kuri kusoma nabi sonyikiza soma neza ngiye tubaye ikaze mwebwe mukurikiye M1 TV mumeze neza murakomeye reka tubasuhuze mwebwe muri mu gihugu cy'u Rwanda reka nadusuhuze by'umwihariko abarundi ndetse n'abandi mu bindi bice bigiye bitandukanye kuri uyu mugabane mumeze mute murakomeye reka dukwihanganishe abafite ibibazo ni mukomere kandi bishobora gukomera uyu munsi ejo bikagenda neza twiguse cyane rero kuri kamera zacu murimo murahabona abantu batatu navuga ngo na murabazi ntabwo ari ubwa mbere mubabonye reka twakire Samantha by'umwihariko n'ubundi iryo zina ndarivuza ariko hari n'andi wenda ari buze kuza kuvuga nta wamenya Samantha turakwakiriye murakoze cyane kunyakira umeze ute meze neza ndashima Imana ewana hari haciyemo iminsi myinshi tutabonana rwose long time rwose iminsi yariciyemo ndabona kuri kanatrere umeze neza kuri za jipo ndende z'abanyamasengesho ari fresh cyane rwose aha warorohewe duheruka kuvugana umbwira ko urwaye yego ndumva ameze neza none wakwibwira abadukurikiye urwara ibiki nta mugabo ugira nese harwara umugabo kugira umugabo bivuze ko atarwara uzi cyane abantu barwara nabonye ushobora kurwara igifu warwara igifu wabona umugabo kigakira ese ko nawe ufite ubwo urumva cyakira barwaye iki indwara isanzwe yihe Kanyo wambabariye wagiye mu mihango irakurya warwaye bya bindi bita ngo ni Kanyo wambabariye mumushakira yese nshinzwe gucuruza abagabo umenye ushinzwe kubacuruza kubaza ngo arwara namo azamwishakire nese umuntu wese urwara nuko Imana ibyo ko yamuremye imuremana ibyo yamuremanye ntagenda bicuruze nangwa ashaka umugabo ngo yarwaye mu izina rya Yesu abantu rero kuganira nabi asenga ibiki cyari kuganira nabi nukuri kuganira nabi gute usenga iki mu bintu byose ngo uri Samantha uri Samari ahako ndacyari umwana mutoya nta kibazo uri mwana muto Kanyombya turakwakiriye nawe by'umwihariko reka rero mbasuhuze mbabwira ni ubu turongeye turahuye na M1 TV bivuga ngo turi na Samantha ni byiza ariko ibintu batangiye mu kiganiro ndamunyomoza cyane ibintu byo kwanga nararwaye ese si bisanzwe nibisanzwe barwaye iki indwara nyine nuko rata ubwo ngubwo iburyo bwanjye ngira ngo urareba turi kumwe na Muhoza n'ubundi nari ndi kumuririmbira hariya tugitangira niyongera ndirimbe ni Muhoza kugira ngo abantu badukurikiranye bumve nyine indirimbo ntacyo burya rero ndabizi abangaba baba bigize abarokore ku ngufu ni n'abarohame ntabwo ni ku ngufu ni ku ngufu kwegera cyangwa ni ku bushobozi bw'Imana umurokore ikisi uwaguha umugabo ntabwo wamwemera ntese umugabo ahuriye no kuba umuntu ari umugabo wa mbere kujya kuwa kabiri baguha abagabo babiri ntabwo nabashobora nzashaka umugabo bakwica reka ngwiririmbire ati Muhoza wanjye wandutiye benshi uri umuziranenge wahe
wawe wande wawe reka twizina rya Yesu njye nararangije Imana ishimwe uvuze mu izina rya Yesu turi kumwe na Muhoza iki kiganiro navuga ngo tugiye kuyoborwa na Samantha kugira ngo none tuhite tukinjira mu by'umwihariko aturagize Imana adusengera kugira ngo none ubu iki kiganiro asengera abana be asengere ababyeyi be asengera abavandimwe be asengera Kanyombya reka dusenga Imana dushyigikiye muri iki kiganiro gusenga se nukusengera iduhe n'amagambo y'ubwenge yo kuvuga muri iki kiganiro winera inyota ndashaka kubona gusengera Kanija umva mutuze imitima dusenge mu izina rya Yesu imitima tugiye kubanza dusenga Imana wewe urashaka ko bagusengerera kandi gusenga ni ndasenga kugira ngo kino kiganiro aya masengesho ntabwo ankora ndasenga kugira ngo kino kiganiro Imana igihe umugisha kandi duhe n'amagambo y'ubwenge yo kuganira hataza kugira abantu bazareba kino kiganiro bagushwe na bimwe mu byo twavuze ko twatangiye tutabanje gusenga oya ngwino ayicara hariya Kanyombya akeneye amasengesho ahubwo menshi cyane yego Satani itagira gute turagushimye mu izina rya Yesu uri Imana y'amahoro kandi uri Imana ikiranuka muri byose umuririmbyi yuzura umwuka wera aravuga ngo nta bya none ngo kandi nta n'ibizaza byazadutanya na Kristo turagushimiye yuko nta bya none kandi nta n'ibizaza byazadutanya nawe bigatuma dusubira mu byo twahozemo sheje agaciro abantu bose bagiye kuri iki kiganiro ubahereza umugisha utagabanyije nirukanye abazimu n'abadayimoni muri iki kiganiro bitavuga Imana byose muri iki kiganiro ndabyirukanye mpamagaye neza y'Imana mpamagaye kugirirwa neza n'Imana babandi batajya bemezwa n'ijambo ndasenze kugira ngo Imana ibemereze muri iki kiganiro izina rya Yesu Kristo iyi mitima y'inangiye ndayisengeye kugira ngo mu izina rya Yesu iyi mitima ibohokere imbere yawe turagushimiye yuko wigeze uvuga ijambo rikomeye uravuga ngo nta kizabuza ibisitaza kuza ngo ariko abangaba babizana ngo abangaba bazabona ishyano ndagushimiye yuko aba bantu bazana ibisitaza ku bwoko bwawe abangaba bagiye kubona ishyano ndakwinginze kugira ngo Mwami Imana komeza wagura ubwami bwawe komeza uduteze intambwe nziza komeza uduhereze amahoro yawe komeza uduhishe mu mahema yawe kubera yuko ushoboye byose urakoze urakarama yuko byose bijya bikumvira ahatari inzira uhakura inzira ahatari icyerekezo uhakura icyerekezo mu magambo ntibishoboka ukuramo ijambo ryawe birashoboka ndakwinginze yuko ugiye kurimagura imisozi ndakwinginze yuko abatemezwa n'aya masengesho ugiye kubemeza kubera yuko uri Imana ishobora byose urakoze urakarama yuko utubereye maso urakoze kutubereye ku rugamba iki kiganiro ikiyoborere nk'Imana urakoze kugira neza rero bikore kwiyubahisha kubera yuko uri uwera nk'izina rya Yesu amen wowe urasubira mu byo mvuze njyewe ndavuze ku izina rya Yesu aya masengesho yawe arimo oya reka mbwire iyi Imana ye uyu ntabwo bari kumuhobera mu mwanya aba baba basenga ibiki bande bamobera kumobera se niko kuryama harugwa yonye noneho kuryama nibi kuryama hejuru nibyo bibi kumobera nta cyaha kuryama hejuru uzajya uryama uhagaze none uragusengera ukazana amazi nushaka kujya ari wihene ntacyo bimbwiye kumusengera ko numva asengera nde weho yawe ayo masengesho abadayimoni wasewe ni wahunge Mana ni wahunge Mana we gusengera Mana gisubiramo ariko yasubiramo Samantha turimo kugakora iwawe munzu abadayimoni bose we ni wahunge Mana abadayimoni bose bari muri iki kiganiro umuntu azajya bakwinywera inzoga mutanye kuzimuri yego wanyweye izina rya Yesu Imana ikurengere n'ukuri kuko numva ukomerewe ntabwo none nkigukunze ndakwanze burundu ndi kuvuga ngo bagusengere basengera se nuko se reka garuka hano mubwirize neza ahubwo ndabona yangiye kure Kanyombya garuka wicare hano garuka Kanyombya cemo nagaruka hano mbona bamubonyemo abadayimoni icare hano nkubwirize neza icazwa icaza ko kabuno hano se ngwino wicare icazwa ko kabuno hano we kapa ngwino wicare ari amadayimoni yamfata amadayimoni hano hari umwuka w'Imana hano hari umwuka w'Imana muri iki kiganiro ariko nongere kuroga ntabwo ari ukukoroga abadayimoni bose we ni wahunge Mana
nyamara amadayimoni atungutse ari bose we ntibahunge mana. amadayimoni atungutse ari amadayimoni yose ntabwo wakongera kwimba yaza no kwitambika muri iki kiganiro. Nayirukanye mu izina rya Yesu nyahambira ikuzimu. Nyamirambo ariko ntabwo ariho ngenuye. Ntabwo nuyi Nyamirambo. Ageze muri yose yumva amajwi ari kuvuga. Nge ntabwo nuyi Nyamirambo. Umutipe avuyemo yirukanga. Yari ari kunywa byeri. Afata arashogosha arirukanka. Nawe uri kuvuga ngo amadayimoni ahundi. Kandi dayimoni nk'eshatu ziturutse hariya wakwiruka. Ntabwo nakiruka. Twe dufite imbaraga zo guhangana n'iyo myuka mibi yose. Akasama kongera kamusengera. Asengera ndi. Nagusengere wowe udasengera. Wowe ushaka ko bagusengerera kandi nge nabyo nshaka. Nge basengera. Aka kantu n'abagabo nibiki. Ahubwo bagusengera ureka abagabo. Bafatanye na bangahe? Bangahe? Hari umuhungu wawe wabonye? Namukubona. Yegora nabonye muri umuhungu wawe se? Wenda na musaza wanjye. Arewe. Wadusanze mu nzu twari twihagarariye hanga. Kanyombya baretse abana ko bari mu gihe cyabo bakikundanira bimutwaye. Musaza bakakugereka akaguru kuri. Babibonye hehe? Mwarimu mumeze nk'imisere banyamushaka iki. Abavandimwe niko bamera. Bagomba gukunda. Ukagira umuntu uguri. None wese usinabigukunda. Hasa ko nawe wabikoze. Oya nyabu nawe oya. Uyu se ko ari yigira nka hadakunda abakobwa kandi mu migina Sodoma ku gisimenti nawe abariyo. Ndakubekera. Hehe. Aneshinga ka hose mba ntarimo nge Sodoma. Simenti. No muri Gomora. Hose wagiye gutega abakobwa. No muri Gomora. Naba nanjye nabikoreraga imbere y'abantu. Ubikora. Nta muri Gomora. Ubu musaza arasara akagera kuri akavuga. Mvuze ibiri byo nyine. Urabikora nyine. Ibyawe. Urabikora ngo. Ibyawe. Ngo nangwa nawe ubikora. Ndakubeshyera. Bose babireba. Wivugiye ariko oya nama. Kanyo ariko byibura uremeye byibura amasengesho yanjye. Nemera iki? Se kumvuze ngo musengere wambwira ngo musengere utemeye amasengesho yanjye. Amasengesho. Wowe ejo bundi ntabwo utari waguru kandi uri muzima. Ego mu izina rya Yesu. Umuntu musengera. Mu izina rya Yesu. Nabaramukora. Kanyo urambeke. Byo ntabwo birambaho. Urambeshe. Kucyambesha se ngo ngende yamonye nyine yarakubonye siko ntari mari. Ari kuvuga ngo gurana mugerekaga wewe ko ari murazamura amajipo ye. Ariko ze umuntu ngo amoye Sodoma na Gomora. Niweho nahabonye. Ntabwo mpazi no ikimaga gisekuru. Na Israeli ntabwo nagezeyo no na Egiputa sinagezeyo. Ntabwo nkubeseye. Acha gabanya ubusambanyi man. Indese. Nge basengera ariko byamvuyemo. Uyu muhungu azagukorera cyane. Uhe. Mera kuri umusambanyi mu rugo. Arabyemeye. Hasigaye mu ishyamba none. Ngise ko bansengeye bikaba byarangiye. Nihannye. Ntabwo uzongera gusambana. Ntabwo nzongera. Sengera shano. Muri kano kanya twakuje n'aba bantu babiri kuko bari bakeneye inkunga y'amasengesho. Bari bakeneye inkunga y'amasengesho tukimara kumenya ko Samantha Ewana ari mu bihe byiza byo gusenga twarebye dusanga Kanyombya akeneye inkunga y'amasengesho. Ntayo nkeneye. Kandi uvuze ngo tugusengere. Akangaka kuri gusengera ngo kavuye mu byaha byo gusambana. Nibo bivuyemo ni sawa ariko rero kubwanyuma amaze nkubaze urinda uvuga ngo akangaka ari nge nawe musambanyi nini. Ngo nsambanya sasa ndebe. Nsambanya ndebe. Nakubwiye ko bansengeye nabiretse. Oya nyereka ukuntu. Ntago nibuka uko basambana. Nyereka ukuntu wasambanaga ubinyere. Nabyibagiye kandi bansengeye ubwo basengere yewe wa muntu ashaka ko. Wundi we wamweretse. Yegora wowe ukibikora. Kandi umusambanyi. Uri wenyine. Nangwa ariko ntangiye kugarukira Samantha wagusambanya. Sana warunabaye nuzasubize mu mibabaro yanjye. Hayiwe nuna sana warunabaye nuzasubize mu mibabaro yanjye. Hayiwe nguzabungiriye neza. Mana Imana izandinde gusubira mu byo nahozemo. Twigaruke ku ruhande rwa Muhoza kuba muri kano kanya wicanye na Kanyombya navuga ngo Kanyombya ni umwe mu bantu b'abastari dufite muri iki gihugu. Uri muri yumva gute ese Kanyombya ko wari umuzi wenda ko wamubonaga ku mateleviziyo cyangwa no ko wamubonye live wabonye ari muri itandukaniro. Ariko itandukaniro birarutanwa. Uko namubonaga ku mashusho media nuko mubonye uko nguko biratandukanye. Najyaga mbona kuri social media najyaga mbona ari umuntu witonda uraho ukijijwe ariko kumubona isura ku isura umubonye Satani ahubwo ajya ngo yamwaritsemo. Satani wiwanyu mu nkono yiwanyu. We nasoni neka mbwire. Ngewe baramusengera kanga. Nuko nabonye ibikorwa wakoze nkureba. Ntabwo nabonye ko ari ibikorwa bibi. Nanjye shaka kuba mfite irari ariko aho kugira ngo ugire irari kuko ibyo nabonye kuri wowe nangwa na Samantha. Nanjye kugira ngo ugire irari umva maze nkubwire. Samantha nanjye kugira ngo ugire irari napfa bakampamba. Wese nakagiye bakaguhamba. Uri kumva na yewe naje ntariye.
ntabwo urusoro ari uzurase genda bapfa bakaguhamba ariko wowe urarata guhamba abantu mugi ngaho oya ukuvuze nanjye ariko ngushubije kwagushyingura nta kibazo kugira ngo mbe nkawe uri kwambura Samantha ubusa mushaka hi ubusa afite ubusa Kanyombya muri kano kanya wicanye n'abakobwa babiri Kanyombya ufite ubusa Kanyombya kuganira nawe n'ukuri muri kano kanya wicanye n'abakobwa babiri wicanye n'umupantekote ari we Samantha umunyamasengesho wicanye na Muhoza uyu Muhoza we ntabwo navuga ngo nawe arasenga ariko ntabwo nanjye ndi umukristo muri kano kanya wicanye n'abakobwa babiri uri muri yumva gute Kanyombya nk'umuntu w'umusaza ndumva ni sawa ariko bafite amagambo adashobotse iki ngiki kije gisenga use nibyo byatuzanye hano n'ikindi kiliziya urunguru narwo narufatanye n'umuhungu ari none narwo rukutanya kuvuga ngo rwakize utankubise uko beta nibonaga ndi mu mabi itegeko ntabwo kizaduhembera imirimo twakoze ikiganiro kirimo umwuka w'Imana iki kiganiro kirimo umwuka w'Imana kigomba kuyoborwa n'Imana imirimo twakoze nitutagwisari n'ukuri zaduhemba haleluya iwenga izaduhembera imirimo twakoze nitutagwisari n'ukuri Imana izaduhemba iwenga izaduhembera imirimo twakoze nitutagwisari n'ukuri Imana izaduhemba ahubwo ngumbuye muri boîte wanjye imirimo twakoze nitutagwisari n'ukuri Imana mu izina rya Yesu sewe muvuye mwicare ngwino wicare kubyinira Imana ntabwo ari kubyina umuntu azajya bizira se mwakijijwe yewe kubyina umuntu azabizira ubyinira Imana ikushaka mwakijijwe mugasenga ko gusenga harimo byose Kanyombya ibintu mwari muri kubyina bimeze nk'ibyo mu kabari ni ukuri none mubaja ko mwari muri kubyina ibintu nk'ibyo mu abakene ntibagomba kubaho n'ingungu ari kurya ibyo mu kabari mwari muri kubyina nta kabari ngiye nakoramo rwose ibintu mwari murimo kubyina fata no ku mabuno none se amabuno ntiyaremwe n'Imana Imana yaremye ijisho iremye izuru iremye ugutwi se Kanyombya ubu nk'uyu mugore wabona bino bintu ubukora ubu ngubu babyifatamo gute hari uwo washingiye basi se abibona ngo basisore none niba ushaka kunyishingira gwino nemere kugira abagore batanu nk'abayisilamu wamwemera Kanyo uwo mugabo wamwemera basi sore ndayisore nyine akira Kanyombya Samantha wamwemera nako kari kunyishyira ubu kari ku none se ari ubwa nakwemera twabyinnye akagira ishyari ikakiwelewele Kanyombya ntabwo bakwemera anyemera se none se ko ari umusaza nge ndi mutoya ubuto bwawe butuma vise buri he none se subona kunduta ariko nibyo koko ufite akarenge kaneta na santimetero ebyiri nibyo hejuru y'indanje do oya none se waretse kunkoraho reka twikundanire ahubwo nge ndi n'umugore wawe nazazana nafu sawa ntabwo nyamfuha mubwire ntabwo nyamfuha mubwire yumve ntabwo ubundi bano bantu ubundi bimeze bite ubundi igihe nibera no mu gihirahiro sinzi niba ari agateguro muri monye nabizi sinzi biva niyo bipfa nyirayo yapfuye uyu nguyu ingeso yamuvamo noneho murayihuza naje gusanga itambamo ngiye kino kiganiro nagisoza nkisenga pe kuko ndabona ntazi utangiye usenga ariko ndabona iki kiganiro cyabaye bravo yaje kurangira mbivuyemo nigiriye mu rukundo yego nabivuye yo gusenga nakiza mu rukundo baba babesha abantu barashaka icyacumi nta kashanye nago ntakibonye naje gusanga ari ubuyobe itangira ryawe ryari rito cyane uko bukeye ukagenda urushaho kunguka tumutererane abakwizeye turabatsinze nakurushaho pape yimami kuko uri Imana itanga umugisha mu mujyi no mu cyaro ntabwo urobanura ari gukopera bya bindi yabonye niba ari mu itorero ry'abandi araza kwivugira hano niba ari icyacumi ushaka ntacyo tuguha oya nshaka ongera umuberesha kuri Kanyo nta cyacumi nkeneye kuko sindi pasiteri ngo ndabikeneye iki kiganiro ngiye ndumva nakivamo nkagisigira kano gakupure nge naje nzi ko turi kiganiro gutya none se Kanyombya we yaruzi ikintu cyakiri kuntera agahinda
Kanyombya afite umugore ariko iyo mbona ari gufatana n'umukobwa gutya niba mufite si ikibazo ugira hariho nikoreye ku mutwe hariho nikoreye ku mutwe mbese ubu turagoya ahubwo hasa ari wa muntu nibaza ari barimo baragutera ishyaka oya mba nibaza ari nkanjye nkamubona ari kumwe n'umuntu ufitiye impuhwe uramugirira impuhwe uri nyina se shanye nibere no mu gihirahiro twabahamagaye ntabwo nari nzi ko iwe kopera kubera ko duhajemo tubisi hajemo gusomana ntabwo wari ubizi nawe ariko se cyane nibereye mu gihirahiro twongera gusomana iki kiganiro shanye ndahita nihagururira kirambasige mu kiganiro sinzi guhangana kuri kusoma nabi so nyikiza soma neza sawa nta n'ukuntu wanyikiza ngo nyikuraho ibintu byararindagiye byabuze bakundane data ni mube maso siwitaye hari ubwera dore hari n'ubwanduwe mwese muhitemo kubabera kuko na data wo mu ijuru ari uwera kuko na data wo mu ijuru ari uwera hari na corona dufite agapfukamunwa ndeba ubwandu se ndandura corona magana izo ndirimbo urimo aririmba ringa zandi baba ngo ntabwo tubayeho ku migambi y'abantu urimo urabakubitira mu mibare ariko rero none kwambara agapfukamunwa ndagusoma bose ndababwira n'abari ngo bose bahitemo kubabera kuko na data wo mu ijuru ari uwera kuko Bibiliya iravuga mu byakozwe n'intumwa 22 ku 10 haravuga ngo abanduye mu mitima bakomeze bandure n'abakiranutsi bagumye bakiranure uramwanduye ntabwo mbizi ntabwo nje guca imanza niba mwanduye nimukomeze mwandure twandura sida nta prudence ihari ese twandira corona ntagapfukamunwa gahari ese ntidukaraba umunyamakuru wamba baragenge ibyo muri iki kiganiro ko ngenda ibintu byo guhangana ntabwo mbimenyereye reka basi nigende urabizi ko twari dufite ikiganiro tubizi neza ko turi buganire ariko birangiye habaye couple ariko reka nyine nyibasige bakomeze baganire ngiye nigendere kame Kanyombya wagira Kanyombya inama nagira Kanyombya n'abagabo bose bubatse muri rusange atari Kanyombya wenyine niba uzi ko uri mariye ufite umudamu cyangwa se ufite umugabo wubatse hari rukarakara bagusabye se hari ibintu byo kumva yuko wajya mu bako nese nk'ubu reba nk'umugore wawe nabone ikigano uri gusomana n'umukobwa so bazavuga bona yuko ufite umugabo ese oya nagaruka kubabarira oya ngenda bizi kuba atabimbwira ngenda bizi akeneye agakiza akeneye amasengesho kiri cyambere akeneye amasengesho kwa kamasengesho arema ibitari biriho bikabaho amasengesho yahindura Kanyombya ringa y'imisi ngahe ese ngenye agakiza hari paracetamol nagusabye nigeze ngo gusaba kwa tembo oya ukeneye amasengesho hana malaria narwaye ntabwo njya ndwara malaria wasanga bwo yagufuhiye ndi kugusoma yafu oya agahinda kamwishe none se ko nakubwiye ko nakwemera kubera uri umusaza ngiye nigeze ngufuhira no nushaka baguharambe ngiye no kamubwiza ukuri ndashaka kugusengera by'umwihariko no mukobwa adahari nkagusengera byibitse uyu mukobwa adahari ntabwo wamusengera nese nk'umukobwa ushaka gusenya urugo rw'abandi asenya urugo rw'abandi ntabwo uzi ko uyu nguyu yubatse afite umudamu wahe umugabo yemera abagore benshi n'abagabo benshi uri umusiramu urata ndasiramuye Kanyombya ikintu cyatumye akunda umukobwa ngo arubakira abafana bacu bose kambabwira ko ikiganiro nyisoreje hano Kanyombya nkabamuhaye mikoro nkabagiye mvuye mu kiganiro oya sama nama mve kuva mu kiganiro Samantha garuka tuganire genda